babanye nanjye muri ako gahinda bakankomeza ndabashimiye aho bari hose bumve ko mbashimiye kandi nshimishwe no kumugabo wanjye agihumeka. Mera mama w'abapampe nawe mikrofone agira icyo avuga kuri uyu munsi. Senga Imana nta gusenga bayari siga akaguru kanje kabaye nk'akayaka nikagihagara hasi kubera imihini ariko nkunda agatama ariko nzasaba gacyashima Imana kubera ko ntago nzi ko Saturday yagaruka mu buzima. Noneho narababaye bambwira ngo warapfuye baze kunsura ndwaye fuye ate bigenze biti. None rongita Yesu we ushimwe ko wakuye urupfu uyu mugabo Saduna no kuri kw'Imana. Mpera nyirasenge ka mikrofone avuga iki? Asengera we ndabona yari yarumiwe. Uvindimwe na papa wuye. Hey, papa wiwe ni musaza wanjye urumva ndi nyirasenge cyane rwose. Nyine Sado urakaza neza nyine. Navuga ndashima Imana ndetse n'abantu bamfashije gusenga kugira ngo tugire aho tuva naho tujye. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalingo mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Kazo dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwa kazamura igishoro cyangwa nagaskamba no sosete n'umugoro wasamatara gace cyangwa sambi muri cyari kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba gukora subscribe nimba utari wayikora kandi nawe nimba warayikoze sharing ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye. Umunsi nta magambo menshi mfite ikinyuzuye na amashimwe ndimo ndashima Imana ndashima Yesu ndashima abantu umuntu wese wagize ufashe umwanya we agasenga akavuga ati Imana tabara umuvandimwe nubwo yarari mu bintu byinshi byatumaga imitima yacu imuvaho ariko n'umuntu wacu twabamwe twari twihebye tuzi ko yapfuye ariko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi ntago muri kutubona kuri gereza ariko muramubona mu myenda itandukanye ndetse twese muratubona ni famille ngari twaje ahangaha kuri gereza. Iminsi bari bamuhaye tukimara kubona ko hari kuburaho amasaha make cyane nahise mfata umwanya ndavuga ati reka niyandayande nshaka akamodoka nshakisha imodoka byanga byakunda ngiye mitemanuka inze kumureba. Ntago nari buze ngiye nyine ndi kumwe na masenge we yabasuhuza. ndabashuje kandi ndishimye cyane. Amen. Ndi kumwe na Innocent madamu we. Imana yahabwe icyubahiro. Ndi kumwe na mama w'abapampe umubyeyi wacu. Ngewe babyandenze no gushima tugashima Uwiteka niba bikoze ntago ari twebwe nuko yankoreye gusindagira nkaza nubwo subize no Uwiteka ubikora ntago ari abantu wakira. Ndi kumwe na Jackie. Bimeze bituru kwiyumva ute ku uyu munsi? Cyane kwishima pe n'ibyishimo gusa nta kindi. So rero nyirubwite nyirizina ndaza kumuhereza umwanya uhagije atuganirira tubwire n'uburyo ari kwiyumva gusa na amashimwe akomeye cyane nkuko twabivuze. Je navuze ati rero reka nitujya mu byo kuri gare kujya gushaka amamodoka kujya gushaka ibiki biraza kudutinda. Nawe ati reka nshaka amafaranga make ashoboka nkodesha imodoka manuke inge kumureba hatabura ataza no kurengaho umunota umwe bakisubiraho. Umva ko kumirwa byabagumyemo kimutari kwishima nimwishime kumirwa byabagumyemo nimwishime. Uyu munsi ni umunsi w'amashimwe nanjye ubwaye nagera neza ndi kwishima numva ko turi buze no kugira after party ntagasubirayo buriya byarangiye dore gereza twayisiziri gereza iri raruguru hano ni ku muhanda twaje rero ya misi 30 bari bamuhaye yarangiye twaje kumutora wo ubwe ndaza kumuhereza umwanya nko nari mbibabwiye abanza tubwire uburyo ari kwiyumva atubwire uburyo yakiriye ibi bintu atubwire ndetse n'ikigiye gukurikiraho nyuma y'ibi ngibi. Ariko mbere y'ibyo byose ndagira ngo mbanze mpereze madamu we atubwire ukuntu ari kwiyumva kuba abonye umugabo avuye muri gereza muri make abanzagira murakoze gusa biranshimishije ndishimye
muri make uribuka ko waje kumbwira ngo yapfuye nararizaga karanyica ndiheba nkibaza nubwo tutari tumeranye neza kumva ngo umuntu yapfuye suza nta n'ijambo basi rya nyuma kubwiye ngo uzana rimwibukireho byarambabaje pe nongera kwishima numvishije cyagiye twagiye ku buyobozi bakatubwira ngo umugabo iri zina ry'uyu muntu ntago yapfuye ahubwo arahana harakurikiranye ibimeze gutya na gutya na gutya ari igihe urupfu ruvaho cyane Imana ikuraho urupfu mw'abantu urupfu ruvaho ari igihe urupfu cyane ntago ruzahoraho nshimira abantu babanye nanjye muri ako gahinda bakankomeza nubwo tutari tuzi ko twari tuzi ko yitabye ariko ataritabye Imana nabo ndabashimiye n'ukuri kw'Imana bambaye hafi barankomeje mu buryo bwose bugiye butandukanye n'ukuri ndabashimiye aho bari hose bumve ko mbashimiye kandi nshimishwe no kumugabo wanjye agihumeka mera mama w'abapampe nawe mikrofone agira icyo avuga kuri uyu munsi senga Imana nta gusenga bayari sigaye akaguru kanjye kabaye nk'akayaga nikagihagarara hasi kubera imihini ariko nawe kagihagarara ariko pfa kugerageza nanjye ni ukuri ndanezerewe cyane bikomeye cyane ariko rero mugire vuba vuba mwasadu uri bubasha agatamara ariko habamo ibikoma gusa n'ikigori karamuzahaze rwose ni ukuri kw'Imana cyane twebwe rega turahari twaduse turacyahari ndi gucumbagira wa mukobwa w'umusaza yankubise sigaye ngenda ubwayaka nagiyeho n'igisima cyagenza kuko abantu bari muri geza ntabwo bamenya amakuru yo hanze yankubise nshakagura umutwe wari wanamenetse nsigaye mvuga nk'urwaye toromari sinzi bizavamo nanjye urumva ariko ndanezerewe cyane kuba nongeye kukubona mwana kuro twongeye tujye dufata umuco nyarwanda duse ariko gusenga ariko nibyo biri imbere barabize nkunda agatama ariko nzasoma gake nshima Imana kubera ko ntabwo nzi ko Saturday yagaruka mu buzima noneho narababaye bambwira ngo warapfuye baze kunsura ndwaye noneho ibikomere nahise numva bindiye kurenza uko nari imeze igikomere kirandya mu mutwe nayo nyine agifitemo n'akaguru nyifiteho igisima navuga ne ko kuyu mukobo yapfuye ateye bigenze biti none rongita Yesu we ushimwe ko wakuyeho urupfu kuyu mugabo Saduna no kuri kw'Imana mpera nyirasenge ka mikrofone avuga iki asengera we ndabona yari yarumiwe yari yabukereye wari warifashe ku munwa ariko zikubona umwisenge neza muri iki gihe ibintu biba bikaze kandi wasanga ari nawe ufite wenyine uzi ntabwo nabona uko mbivuga ubu uvindimwe na papa wuyu papa wiwe ni musaza wanjye urumva ndi nyirasenge cyane rwose nta byinshi byo kuvuga mfite gusa Imana ishobora byose wabwa icyubahiro cyane rwose wabwa icyubahiro kuba ugarutse mu muryango Imana ishimwe cyane kariso nta muntu yegekiramo n'impundu Imana ishimwe cyane nta bindi Jackie wowe uravuga iki kuri uyu munsi uravuga iki yihishe kamera uravuga iki kuri uyu munsi cyanya byandenze pe nukuri byandenze meze neza wanarize nyine Sado urakaza neza nyine nukuri akaza mu yindi si ya mama ufite indi si yanyu arakaza neza hano aze mu yindi ndabona rero nimba ari muri giye kugwa nimba ari kisinzi wowe gira ikintu uvuga kuri uyu munsi icyo navuga tudatinze icyo navuga ndashima Imana ndetse n'abantu bamfashije gusenga kugira ngo tugire aho tuva naho tugera kuko burya impamvu ze ngo tugire aho tuva naho tugera nta muntu n'umwe wifuza gupfa ari ahantu nta muntu yifuza wanafunzwe uvuye kwamamaza ahubwo nkuko iyi niyo myenda nafunganywe rero ngomba kuyambara hano hariyo abansuye bagiye banzanira ari nayo ngiye no muri akabana kaguze ngeze muri gereza ko nafunzwe nta kimwe gifite numva rero nsanga umuntu yikubitiwe muha makeya ntabwo ari baha make babaha ibigori wajya kugisha ukuru irasi bari kuryohera reka ibyo ngibyo wirinda kubivuga ko hari udutendo twinshi tuberamo ariko wirinda kubivuga cyane
weya ntawifuriza undi kujyayo kuko yego bibaho nyine bigwira abo ngabo ariko nyine iyo bije ntago wabisubiza inyuma gusa ndashimira Imana ko aka kanya mvuyemo kandi mvuyemo ndamahoro meze neza ikindi amasaha wamparageze weya ndaje ngiye guhaguruka imodoka wenda banyikugejejeho mu kanya tugiye kugenda mu kanya ngiye guhaguruka imodoka ntabwo byoroshye ibyinshi tuzabiganira aho ibyinshi tuzabiganira tumeze neza turi no munsi yaho ntaza gusubiramo wa mugani gusa ndabashimira ndagutwara imbere katanga gutya abandi mujye mu modoka tugende dore amasaha yagize katari jyaho ngaho wowe sawa mukate injira hariya runo rugi rwagize ikibazo sinzi tujyemo tugende sawa kamera kuro kamera mwana tugende dore amasaha yageze funga sentire ngaho Sadu funga sentire utaza kubona dubura na polisi igahita dusubiza mu mujyemo ese umukobwa geza hirya utwo tuntu turi inyuma mudukuremo sha mama wa pampe dore amasaha yakuze imodoka abandi ndashaka kuyitanga abantu bazatuye abantu batiye ko mbona imodoka abandi ndashaka ujya mu modoka tugende arimo amugera ntacyo ndafata moto